sinzigera nkibura munzu yawe mana niho nabonye amahoro icyo nifuza cyose sinzigera nkibura ndagushima bene data twongeye guhurira muri iki kiganiro turabasuhuje cyane mwumva ikaze kandi turanezerewe kongera kubona umwanya wo kubana namwe. Ushize narababwiye ngo ntabwo nzajya mba ndi jyenyine mu biganiro ariko hari n'abantu bagize mu gikari barambwira bati rwose ibyo bintu wavuze ni byiza twabona mwongere gukora nka Blessed Family nk'umuryango biranejeje. Umunsi rero twazanye yego no kumwe n'ishuti yanjye ya bugufi umuturanyi wa bugufi cyane umuturanyi karibu mu kiganiro. Murakoze cyane kunyakira. Nanjye nishimiye n'ukuri kongera kuza kugira ngo nongere mpure n'abakunzi bacu ba Blessed Family. Mu by'ukuri amakomantere narayabonye nanjye babaza ati se ndi hehe, none nitabiriye ubutumire bwanyu. N'ukuri ndabasuhuje, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Beatrice rero kubatamuzi n'umudamu wanjye ariko bibwira bamugani. Amazina yanjye yombi ni Murekatete Beatrice. Abantu benshi banzi kuri Betty kuko Beatrice ntago abantu bakunda kurimenya. Abantu benshi banzi kuri Betty ku mazina y'umubyeyi. Nkaba nitwa Mama Taira ariko cyane cyane abantu bagenda iwacu cyane bazi Mama T. Mama T Papa T. Yego. Ubwo nabyo bifite impamvu igihe tuzabiganiriza abantu bacu. Urakoze rero kuba wabonye umwanya tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro. Mbere yuko twinjira mu kiganiro rero reka gusabe usenga Imana. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza idukunda, Imana itwitaho. Turakunezerewe cyane muri uyu mwanya ubwo wemeye ko twongera kuza kuri uru rubuga rwa Blessed Family tugahura n'inshuti zacu, tugahura n'abavandimwe, tugahura n'abakunzi, tugahura n'umuryango mugari wari waraduhaye. Mwami Imana yacu turakunezerewe kuko imigambi yawe ni myiza kuri twebwe kandi igihe cyawe iyo kigeze Data wa twese ibintu byose birashoboka. Urakoze yuko tugiye gutangira iki kiganiro, turagusabye tukwinginze kugira ngo utangirane natwe kandi abazumva iki kiganiro bose Mwami uzabaho umugisha utagabanije. Abo turi kumwe muri uyu mwanya ubaho umugisha utagabanije Data wa twese kandi ukomeze udushire mu urukundo rutuma tuzabasha kuzabona Yesu Kristo yicaye impande ya se. Data wa twese turagushimiye kuko uri Imana nziza kugiye gutangirana natwe kandi ugasozanya natwe. Ibyo tubyizeye yuko ubyumvishe kandi ubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami watubambiwe. Amen. Urasenze ariko ukomeje ku kintu gikomeye. Imigambi Imana ifite ngo ni myiza kuri twe. Yego. Imana yacu dufitiye imigambi cyane myiza kandi cyane kandi si njye nyine ntago ari we wenyine ni twese. Binyibukije ijambo Yeremiya yanditse mu gice cya 29 umurongo wa 11. Reka musome. Ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Amen. Uwiteka aravuga ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Nibwira
hari ibintu Imana ijya yibwira izakugirira kandi byiza ni ukuvuga ngo mu bintu izatugirira mu yisomye Bibiliya y'Icyongereza bavugamo ikintu plans. Yes. Ngo for I know the plans I have for you, kuko nzi imigambi ngufitiye. Imana yacu itugirira imigambi myiza. Nukuri ibyo twabihamya turabahamya. Umugambi w'Imana wa mbere ku nyoko ya muntu ni igihe ya muntu amaze gukora icyaha, Imana ibonye ko icyaha kimutandukanyije nayo, yahise ishyiraho umugambi ukomeye wo kumucungura. Nukuri Yohani 3:16 aratwigisha ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo agira ate ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Nukuri ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ubugingo bupfa ngo burange. Oya, buhoraho. Kuko icyaha cyari cyazanye urubori rw'urupfu. Ariko Yesu mu mugambi w'Imana aza kudukuraho urwo rubori rw'urupfu rw'iteka. Amen. Kugira ngo tubone ubugingo Imana yari yarateganyirije umwana w'umuntu buhoraho. Yego. Amen. Amen. Niba rero mwene data uri kureba iki kiganiro utarinjira muri uwo mugambi wa mbere nyamukuru wo gucungurwa, ngo umenye umurimo wazanye Yesu Kristo hano mu isi, akabambwa, akadutambirwa, akazuka, akatubera igitambo gikwiriye, nagusaba ngo winjire muri uwo mugambi. Nukuri kuko ni umugambi mwiza. Yeah. Numara kugera muri uwo mugambi uzasobanukirwa rero ko nawe nk'umuntu Imana nawe igufiteho umugambi cyane, kutari impanuka. Hari umuntu wibwira ko kubaho ko ari impanuka, wibwira yuko hari ibikwera byari kunyuramo akavuga ati menya ngewe hari naravumwe, umenya ntari umuntu nk'abandi, sindi umukobwa nk'abandi, menya ntari umusore nk'abandi. Urumva, kubera ko atarasobanukirwa ko nawe ubwe ari mu mugambi w'Imana. Reka rero menya ko uri uw'igiciro mu maso y'Imana, kandi menya yuko hari ibintu Imana ijya yibwira kukugirira kandi byiza. Kandi imigambi y'Imana ntabwo ihera ejo cyangwa ihera ukiri utaraba n'urusoro mu nda zabama y'umubyeyi wawe. Igufiteho umugambi rero, wikwiheba, wikumva ugoswe n'ibihurimo, ngo wumve ubabaye, ngo wumve ibintu byacitse. Hoya. Akantu numva nshaka kongeraho nakamo, reka tunamenye no gusenga kugira duhishurirwe, Mwuka Wera duhishurire imigambi myiza Imana idufitiye. Iyo imwe tujya tuvuga, hari n'abavuga uko mwaka utangiye ati nzakora ibi nzagira gute, ariko uhishurirwe ukuntu wahuza imigambi yawe n'imigambi Imana igufiteho myiza. Ibyo rero nibyo tubifurije bene data. Nukuri abakunzi bacu, Imana yacu igumye ibishimire kandi mugume mu murongo no mu mugambi w'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Numvaga nakomeza. Nukuri ijambo ry'Imana iyo ryinjiyemo riba riryoshye kuko riradutunga. Nukuri riraryoshye. Uyu munsi rero wabonetse nuko twabivuze. Reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu by'ukuri ibyo kari agaciyemo nyine, ubundi tugomba no gutangirana n'abantu twongera kugira nabo turemesha kuri mu ijambo ry'Imana. Yego. Niryo ry'ingenzi n'ubundi. Uyu munsi rero nagize ngo ikiganiro cya kabiri tugiye gukora tubwira abantu ubuhamya. Kubera yuko niba tuje kubana nabo hano, hari abantu batuzi. Yego. Ariko burya n'abantu batuzi nabo twagiye tubonana mu bice bitandukanye by'ubuzima. Hari abatubonye aho dutuye, hari abatwiganye, hari abo twakoranye. So nukuvuga ngo umuntu akuzi mukorana, undi akuzi muturanye, undi akuzi mwigana primaire, undi akuzi mwigana secondaire. Ariko mu by'ukuri ntabwo abantu burya n'uvuga ko mwabanye mu gice runaka ntabwo abakuzi neza. Ariko ikintu ubuhamya ko tubutanga, ntabwo tuje kuvuga ngo uhere ngo mvuka ngo byagenze gutya ngo ibi bintu nanyuzemo. Turatanga urugendo rw'agakiza. Ubuhamya bwacu mu rugendo rw'iyobokamana rumeze rute. Yego, kugira ngo n'abakunzi bacu tuzajya tuganira, mwebwe muzajya mudukurikira, mumenye ese Blessed Family Emmanuel and Betty
bo ko bari kuduhugura cyangwa se ko turi guhugurana mu ijambo ry'Imana no guhugurana n'iryo jambo ryiza. Bo bahagaze bate, bimeze bite? Niyo mpamvu twashatse kugira ngo tubaganirize natwe urugendo rwacu kugira aho tugeze uyu munsi mu nzira y'agakiza. Ibyo rero nibyo twinjiyemo. Yego, reka rero tuguhereho. Okay, murakoze. Wenda mumpereyeho Betty, abantu benshi banzi kuri Betty. Buriya reka ntangire kera, kuko uburyo ngewe navutse nsanga umuryango ndimo ari umuryango w'abakatolike. Ariko ntabwo sinavuga ngo nagiriwe amahirwe yo kubatizwa nkiri umwana nk'uko abandi babikoze. Oya, nariyigiye, nageze imyaka yo kwigira kugira ngo nigire umubatizo. Rero mu bakatolike iyo uri mukuru wiyigiye, iyo ubatijwe uhita unahabwa Ukaristiya. Ibyo urwo rugendo narakoze, ndiyigira, ndangije ndabatizwa, bambatiza ku gahanga. Barangije kunkorera icyo gikorwa ndanahazwa Ukaristiya. Bibera rimwe? Bibera rimwe iyo wabatijwe uri mukuru wiyigiye, kuko n'ubundi bufite imyaka, uburi hagati y'imyaka 9 aho ngaho. Rero ubuze ubwenge bahita baguha Ukaristiya. Hanyuma nyuma yaho ndiga, nigira gukomezwa, ndakomezwa na musenyeri burya niwe ukomeza, ntago akomeza padiri, ibyo urabizi inshingano za musenyeri. Yego, ubwo rero narize, ndabatizwa, ndahabwa Ukaristiya, ndanakomeza. Urugendo rero rwa gikristo rwatangiriye aho ngaho. Igihe rero cyaje kugera ndangije 6e primaire. Hanyuma hari amarushanwa yigeze gutegurwa mu gihugu, yajyanaga abahungu mu seminari, abakobwa bakajya kwiga muri fake. Amarushanwa ndayatsinda, hanyuma twayatsinze turi nk'abakobwa 2 nibuka neza cyangwa 3. Ariko kubw'amahirwe make, navuga sinzi niba ari amahirwe make cyangwa iki, padiri aratubwira ati mwebwe twabakuye kuri liste y'abazagenda. Twara abakobwa 2. Numva birambabaje cyane, ndababara cyane, nibaza impamvu ki padiri mukuru ari we ubashije kunkura kuri liste. Ababakuye hose yabashyizeho abandi? Ntekereza ko badusimbuje abandi, kubera yuko twaramubajije ese kubera iki mwadukuyemo, ati twabakuyemo kubera yuko mwebwe muzi ubwenge, ati muzatsinda n'ibindi bizami. Numva mu by'ukuri tutise tujye kushaka musenyeri, tumubwira ati niyo mwagera kwa musenyeri nta kintu biri butume. Ubwo ababyeyi bacu bari baduherekeje, ndi kumwe n'uwo mukobwa wundi, ngira ngo arankurikiye arabyibuka, nibuka ayo mateka ni kera. Hanyuma rero numva ngize igikomere, ndavuga nese padiri ashobora padiri kandi mukuru. Urumva igikomere cyawe gifite ishingiro. Urumva niba uvanguwe kwa padiri, yenda ari kuri muri leta, burya bagukuye nko ku rutonde cyangwa n'ahandi, wakumva wenda uvuga uti birashoboka, reka ndabyumva, abantu nyine bashobora kuba abantu. Ariko ku muntu w'uyobokamana nk'uwo nguwo, ku rwego ariho, akaba yakuvangura akagukura kuri liste, urumva uretse n'umwana n'umuntu mukuru bishobora kumutera igikomere. Vraiment naho igikomere cyaratangiye rero ndanagikurana. Icyo gihe nari ndi mu myaka mike cyane, nari mfite nk'imyaka 12-13. Nari ndangije 6e primaire. Numva ndababaye, numva kandi nari umuntu vraiment uparticipa muri katolike cyane. Ababyeyi banjye, mama wanjye yari yabaga mu nkora mutima, nanjye naragiye mu kubyina mu kiliziya, nkabyina neza cyane rwose. Ariko icyo gihe guhera uwo munsi mbonye ibintu padiri nkore ari we wakabaye atuyobora, aturwanira ishyaka, numva ndakomeretse. Numva nibyo gusenga mbivuyemo. Urumva nari umwana, ntabwo natekerezaga ibindi kure, numvaga narababaye cyane pe. N'utari umwana ashobora kubabara. Urumva rero byaje kugeraho nyuma yaho
haza amatorero menshi mu Rwanda urabizi. reka tube turagarukiye turaje ndaje aho ngaho turaza tuhafatira. Ushaka kumbwira nawe uko byari bimeze kugira ngo ubwo waruvuze ku buzima bwa primaire nanjye nanjye ngeze aho ngaho tugende tuzamuka kure. Okay, karibu nawe rero udusangize. So ngewe ntabwo meze nkawe, ntabwo nge nigiye. Ngewe narabatijwe, nasanze narabatijwe ari ngo nabatijwe mfite nk'amezi 2 cyangwa 1. Icyo nakuze mbona nasanze mfite ifishi y'umubatizo rwose no mu Kristo. Buriya twese nubwo tujya tuvuga iriya kiliziya ni Eglise Mère. Yego vraiment. Abantu bose kabisa benshi bose mvuga ngo bose, ariko abantu benshi bo mu myaka yacu rwose nab'imbere yacu abakuze abenshi burya Eglise Mère yabo niriyo. Bose batangiriye hariya niho umuzi. Abantu badukurikiye muzatubwire ese wowe waba waranyuze muri Katolike cyangwa se wahise direct cyangwa se ukinarimo. Vraiment ibyo byaba ari byiza, ariko nabo bagiye banyura muri Katolike. Vraiment niba wowe utarahanyuze vraiment nawe utwandikire muri commentaire utubwire uti ngewe burya rero ati ntabwo nigeze mpanyura. Ariko abantu benshi bakiri nk'abatoya burya ubwo birashoboka. Yes, niyo mpamvu wavuze ati mu myaka yacu, iyo myaka y'ibiri inyuma. So reka rero tukomeze noneho usanga ufite ifishi yawe y'umubatizo yanditseho Emmanuel. Ngira no nababaza barambwira bati rwose ubundi twashaka kwitestage. Rero wari watwawe na nyogokuru wawe ari kumwe na nyoko wanyu mutoya. Agezeyo rero stage rero stage kuri vuga biranga butashe biramucanga. None aravuga ati rero uyu mwana ni Emmanuel. Yarakoze yagize neza kuko Emmanuel Imana iri kumwe natwe, ahubwo ni byiza cyane kuko butashe ntabwo tuzi icyo bisobanura buriya kubimenya barabizi ariko abantu benshi bazi Emmanuel kurusha ko wahita umenya butashe. Yego nuko nabonye iryo zina. Rero ngeze muri iyo myaka wabatijwemo nyine nanjye nahawe amasakaramentu. Maze guhabwa amasakaramentu nyine uhita utangira guhazwa. Yego ndanakomezwa. Narangije rero primaire ndi umukristo ukomeje wa Katolika. Se wowe wakoraga iki? Ngewe nakubwiye ko nabyinaga mu kiliziya. Hari igihe najyaga mpereza ariko ntabwo ari cyane. Nabikoze gake rwose gake. Ubu nawe uzi kuba wakwambara yakanzu gafata umusaraba ukagera. Nabikoze gake ariko narabikozeho. Yego. Urumva rero iyo wageze kuri urwo rwego uba warinjiwe warabaye mu Kristo nyamukristo. Rero ngeze mu mwaka wa 8 rero. Geneza umwaka wa 8. Ngewe ntabwo nageze wa 6 nezi wa 6. Twakoranye ikizamini no mwaka wa 7. Abantu bakoze icyo gihe barabyibuka. Nuko rero uwo mwaka mbere yaho gatoya hari inkubiri y'ububyutse yateye izanywe n'itorero rya ADEPR mu Rwanda. Uriya abantu biwacu ngiye ko nkomoke Cyangugu ADEPR burya yari hafite ibirindiro niho yavukiye reka. Rero icyo gihe habaye inkubiri nko muri za 89 88 abantu bakuru baze kumbwira nanjye nari nkiri mutoya. Ariko nibuka ko muri iyo myaka 88 89 90 habaye inkubiri y'ububyutse. Ubwo rero bwatwaye na mama. Nawe abijyamo. Agiye rero nza nk'umwana nza kugira ishyaka ryo kujya njyayo kumva aho hanajya. Bakubitaga n'utugomba bakajya no ku misozi bakabwiriza ubutumwa nyine. Yego. Rero njyayo kunza kuzajyayo sanga ni strictire ntarimenyereye n'uburyo bwo gusenga namenyereye. Ariko mu by'ukuri ndabikunda. Ndabikunda kandi icyo gihe abantu bo muri ADEPR mu by'ukuri uvugishije ukuri bari ari abantu basengana icyo gihe bafitanye urukundo. Kandi by'ubu ngubu abantu bishushanya bari bafitanye urukundo bashyize hamwe. Noneho bari abakene
ngeweho n'abindi wenda bari abantu ko babitaga n'amadini y'inzaduka. Inzaduka rwose. Rero bashyize hamwe ubona abantu bafite urukundo, kandi umuntu iyo yavaga mu yandi matorero akajyayo kubera kutanywa inzoga no kwishyira ku murongo, wabonaga umuntu ahinduka, ukabona rwose hari ukuntu agaragaye muri sosiyete ko yahindutse. Rero iyo mimerere yaho nanjye nubwo nari mutoya ariko mbona uburyo bw'imisengere n'uburyo bameze numva ni byiza. Hashize igihe gito muri 91 numva ari hagana mu kwa gatandatu ndabatizwa. Batizwa mu mazi menshi nabyigiye nemeye nka Yesu n'umwami n'umukiza, ndene ndabyiyemerera barambatiza. Ubwo rero nanjye naho nagarukirije urugendo rwa primaire n'ubwo buto bwanjye ngakomeza. Rero ubwo rero ngewe nahise ntangira segonderi rero nayitangiye ngeze mu mwaka wa 3. Urumva nari naracitse intege muri Catholique vraiment, uretse kwa kundi ugira gutyo ukaba wajyayo rimwe na rimwe nabwo ukumva nta gahunda yindi utakibirimo cyane. Noneho ngeze mu wa 3 muri segonderi, mu Rwanda hari haje amatorero menshi atandukanye. Icyo gihe restoration rero yari amacaci, mwebwe bayise amatorero y'inzaduka, haje rero caci bahaza amacaci. Urumva icyo gihe hari haraje restoration, hariho izitwa za Minevamu, amacaci amaze kuza. Ubwo rero nanjye umuntu umunsi umwe arantumira ndajyayo. Icyo gihe hari haje umukozi w'Imana kubera n'igihe segonderi Musanze, ariko mu by'ukuri ntabwo ariho navukiye Kigali hariya mu Rubirizi Kabeza. Rero nari ndi kwigira naraharerewe nigirana hariya n'igihe gito kuko nabwo twahagiye, ayo mateka nayo azaza ku ruhande. Twari tuhageze igihe gito tuvuye, ubundi natangiriye primaire Byumba Igicumbi. Ubwo hari abantu bakuze, abantu b'ibyumba sinzi ko banyibukana kera ko niho natangiriye primaire kugeza mu damu mungana wigeze numva muri kuganira. Urumva cyane rwose barahari abantu na marene wanjye wo muri Catholique rwose niho ari, ndamusuhuje rwose marene wanjye Igicumbi hariya, n'umukobwa wari Rubavu ndamusuhuje, turi mu kigero kimwe, ibyo barabizi. Buriya Ibyumba niho nakuriye, Igicumbi ariho ababyeyi bakorera. Simbuka rero ugere rero ubwo nari ndi kwiga muri segonderi hariya, umukozi w'Imana avuye Kimisagara kuri restoration witwa Rucibigango. Imana ikomeze muhiri uko ridashira kuko yaritahiye. Yaraje icyo gihe yari yamanutse atubwira ijambo ryiza cyane, nahagiye numva ari inkoze ku mutima, abwiriza kuri Yesu. Numva iri jambo Yohani 3:16 yararibwirije n'ukuri, araribwiriza, numva ndabyumvishe cyane. Numva hari ukuntu yabwirije ibintu byinshi, numva binkozeho. Bavuze ngo abakizwa nahise, kuko muri uwo munsi muri icyo gihe nari ndi kumva mfite igikomere ku mutima, numva umutima wanjye uremereye, mpita ndakizwa. Kuhera uwo munsi rero numva urugendo rw'agakiza, kuko icyo gihe bwo naratuye nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Ni ukuri rwose agakiza kanjye kaba gatangiriye aho. Icyo gihe hari mu mwaka w'1998. Agakiza kanjye karatangira ku ishuri, nabaga muri interna, mpita ntangiza no ku ishuri rwose, ntangiza groupe y'abantu dusenga, ntangiza korali hariya restoration Musanze, barabizi turabasuhuje. Pastor wanjye yari Matabaro, niwe wandeze mu gakiza. Tukajya tujya no kuririmba hariya ku rusengero, tuvuye muri interna tukaririmba. Ubwo urugendo rurakomeza, ndazamuka ngera kuri kaminuza. Ntarajya kuri kaminuza rero nawe mbwira urugendo rwawe rwa segonderi ko rwagenze. Urugendo rwa segonderi rero tuvuge mbere ya 94 nari umwana nyine
nk'abandi bose insengana n'abandi numva ndyohewe numva ari ibintu byiza gusenga nirukanka njya mu twagiraga ibintu byo mu byumba by'amasengesho nabandi muri vacances nkajyayo ntabwo nigeze njya muri korali ariko najyaga nkunda kujya mu byumba by'amasengesho gusenga rero nihuse nyuma ya 1994 jenoside yakorewe abatutsi irangiye nagize ikibazo cy'imyemerere nagize ikibazo cy'imyemerere nubwo nari umwana mutoya ariko numvishije ubukristo bwacu bwaratsinzwe birandwaza muri njye nawe ugira igikomere numva mfite igikomere cy'ukuntu u Rwanda bavuga ngo ni 90% by'abakristo ariko umukristo agatema undi ntagirire impuhwe n'umwana n'uruhinja ibyo bintu bimbamo numva ntabwo mbyumva yego ntangira kubikweshoninga urabizi nuko nteye rero ndi wa muntu wibaza ikintu kinje muri nge kirandwaza kuko ndatekereza cyane ntangira rero gusoma ibintu by'Imana y'abakristo n'ibintu by'Imana y'ikinyarwanda urumva ninjiye muri filozofi y'Imana y'ikinyarwanda kuko na questioningaga nkavuga nti ubukristo bumaze imyaka hafi 100 bukaba budashobora guhindura abantu ibintu si ibinyoma urumva aho rero niho shock yanjye yabereye bituma mera nk'umuntu nawe urabistopa meze nk'ubyansi havuga nti ibi bintu baratubeshya niba nta padiri ubona ushobora guhagarara ngo hagarare ku ijambo ntubone werekwaga wabwirizaga byanteye igikomere rero ariko igikomere cyo gukweshoninga ubukristo yego rero byansubije inyuma nk'abantu twiganye muri segonderi nyuma icyo gihe barabizi nta nubwo najyaga participa muri za muvoma z'abarokore nigiraga muri boom kwaga nigiraga muri boom ariko kuko hari igihe nariho ndiduwaye barekore bakarekana bati turashaka ahantu dusengera nk'abo twiganye barabizi n'abana nkabashyigikira n'ibiki byose ariko nkisubirira kwikubitira umuziki ibindi wari warabivuyemo ibintu biranga rero nuko nguko byarakomeje nguma muri iyo filozofi kurenda ndangije urangije segonderi okay urumva rero abantu badukurikiye Emmanuel musanzwe muzi abantu benshi bamwita pasiteri buriya murumva urugendo yanyuzemo buriya segonderi ntabwo yababeshya yari yarabivuyemo nubwo yarazi ijambo ry'Imana yari yaragiye mu gakiza yakundaga no gusoma ariko yarigeze harabivamo mwene data udukurikiye ushobora kuba nawe hari ibikomere wanyuzemo ibyo ngibyo rero twese tugiye kujya dufatanyiriza hamwe duhugurane uburyo kwitwara muri ibyo bikomere hanyuma ntidukomereke cyane ahubwo duhite dukorane ingoga kugira tubivemo burundu komereza aho rero njyewe urumva twari dutandukanye ngiye muri universite nagiye kwiga muri kiste abantu twiganye muri kiste bose ndabashuhuje groupe yanjye ya GBI kuko na participe muri groupe biblique universitaire hariya muri kiste twari dufite inshingano yo kubwiriza ubutumwa tugasohoka tukabwiriza ubutumwa tukazana benshi kugakiza niwo mugambi twari dufite hariya muri GBI vraiment nagezeyo n'ubundi ndakomeza ndaparticipa n'ubundi jya muri korali ku buryo twasize tunasohoye album hariya y'indirimbo nasohotse hariya muri 2005 tusiga dusohoye album hariya umurimo w'Imana warakomeje hariya agakiza n'ukuri kari karyoshye kuko buriya umubwiriza ni uvuga ngo umusore wishimira ubusore bwawe n'umutima wawe kunezeze ariko wibuke yuko igihe kimwe Imana izagucira urubanza ni ukuvuga ngo wakabaye ukoresha imbaraga
imbaraga ukiri umusore kubera yuko utaragera muri sinejejwe nabyo niko twajyaga tuvuga icyo gihe muri sinejejwe nabyo ni cyagiye wicara umusaza akicara umukecuru akicara hariya bakaba bari gushyiramo agapira gake ibintu byose wumva ubu uri kazi ukavayo ntubune mbega uba rero icyo gihe rero twakoreye Imana mu by'ukuri kuko nta bintu byari bidutubuza gukorera Imana nshishikariza urubyiruko yuko mwahaguruka mugakorera Imana mugifite imbaraga rero icyo gihe ayo masengesho usenga icyo gihe ufite umwanya umutwararaga amasengesho mu byumba by'amasengesho tukarara kandi dufite n'inshingano zo kwiga dufite n'iki ariko ibyo byose tukabikora tugasohoka tukajya kubwiriza ubutumwa hehe twaragiye abantu bo muri Kiste murabyibuka abantu ba promotion yanjye murabyibuka abantu twabanye muri JB murabyibuka umurimo w'Imana twakoze hariya cyane rero twakomeje gukorera Imana ntabwo nigeze ntendebuka nukuri nakomeje gukorera Imana sinzi rero wowe ukuntu byaba byarakugendekeye ariko tutarageraho hari akantu narindi kugira ngo wibutse abakunzi bacu wavuze kubatizwa nyine aho muri restoration hari ryari nukuri nabatijwe mu mwaka w'1999 okay kuko nakijijwe muri 1998 ndangije nyine narindi ku ishuri igihe dufata umwanya wo kwiga umubatizo hanyuma turagenda turabatizwa yego ni imyaka 1999 kugeza uyu munsi imyaka wabimenya bakora imibare imyaka kuva 98 kugera 2024 uyu munsi imyaka maze naba nkijijwe imyaka 26 bagenzi numva rero ni urugendo rurerure muri aka gakiza kandi ntarabivamo ntaragwa rero urabivuze aho ngaho warumbajije tese we byagenze gute rero noneho ya filozofi yanjye rero yageze muri university irakomera nirirwaga ndi gusoma muri ngakora amayetide ariko nakundaga kujya ahantu muri centre culturel harimo ibitabo by'amateka yacu harimo ibitabo byimbika ku bintu by'iyobokamana namara gusoma ibintu byanjye nkajya muri bya bitabo kuko nari nkiri muri ya situation n'ubundi question uri kwibaza hari n'abantu bamwe bagiye bashaka kunyaprochinga ngo bakashaka ko tuganira ibintu by'Imana cyangwa nko kwa kuno umuntu akwinjirira nyine ashaka nko kukubwiriza nabaga mfite ibintu wambwiraga umurongo umwe akubwira 5 ubwo wajya kuvuga ibintu nkakubwira ibirenze uburyo uhita ugenda uko wari warasomye cyane kandi ndakuzi n'uyu munsi uracyasoma no kuvuga rero nabaye muri ibyo bintu byo kumva ko abantu ibintu batubwira ni ibintu biraho ngaho nabo ubwabo ntibabiparike ko nkemera Imana nkemera Imana n'umutima wanjye wose yego ariko ngashaka kumenya imyemerere itandukanye agira gushaka kumenya kubera iki abangaba bariho gutya abangaba no kubera iki abanyarwanda natwe twariho mu buryo twabagaho kandi abantu bakabana neza bagaturana bakabana amahoro rero byagumye kwa kundi nta improvement ahubwo byabaga wasi byagendaga bisubira inyuma kugeza muri 2005 ubwo nari ndi hafi kurangiza nibwo natangiye kumva umutima wanjye nkomanga ukambwira atari ko se wowe uri kwigira ibyo ngibyo uriho ku bwawe nkumva ijambo nk'umuntu uri kubumubwira ariko nza kuza kuzicara rimwe mera nk'umuntu hari igihe najyaga njya mu bintu by'ikibazo gutya cyangwa naba mfite ibintu bindemereye nkagira amasengesho ameze nk'ayo gutongana n'Imana sinzi niba hari umuntu batubwira abantu hari igihe gutongana n'Imana biranyobeye oya hari amasengesho ujyamo Imana nawe ukajya yibaza atari ko Imana we nawe ari nkawe ibaze wabajije Imana ngo nawe ari nkawe wayihanganira cyangwa hari ukundi nawe wabigenza bene data mudukurikiye murabyumva ukabaza Imana ikibazo ngo ari nkawe ukabaza ngo Mana ari nkawe
ibaze ubw'Imana ngo ariko Imana burya bifite ukuntu igufata ntabwo ari byo nakangurira abantu ariko burya Imana kwa kundi imeze kuko niyo yakuremye ni ukuvuga ngo icyo gihe uba wageze muri situation uri kuyibazaho byakuyobeye nyine uko nteye buriya ariko ngewe nkaganira nayo nyibaza nti Mana wowe uriya aho rero ngatangira no kuyibaza nti hariya narahavuye ibi amajwi nzaho yo numva nasenga ariko urumva rero ariko nkumva umutima wanjye uraguma gufunguka rimwe nkajya nk'ahantu nkateranirayo ubundi nkugira nkabyihorera umutima ukazongera kumbwira ati ariko ni ngombwa umutima urabimpata rero nza kuzagirana ikiganiro n'Imana kiri serious ndayibwira nti rero yewe ukuntu ibintu bipanze njyewe numva ngiye kurangiza ishuri kandi ntabwo numva ngomba gutinda ko nigaga n'inkuzi nzashaka umugore rero kubera ko ngiyewe ibi bintu nari narabiretse byara de kuzampangira nk'umugore uri serious ufite ahantu ahagaze wenda abantu bagabo bashobora kubivuga bakavuga ati no wowe ndarise ko ari we kwa uri umutwe n'ibiki byose kuki oya ngewe ni umuntu woroshya ibintu ariko numvaga ari nasinye yo kunyereka umuntu dushobora kuzabana neza tukumvikana ko numvaga nageragaho nkavuga nti urugo narwo rufite principe z'Imana rurarama rushobora kubaho rukabaho neza ariko hariho n'abandi barubamo ariko bishushanyije nabo hari n'ibintu nasomaga utagendeye no mu maprincipe gusa ariko ukabona ko hari amaprincipe biblique ashobora gufasha abantu kubana neza rero ndabumira nkaho mfatanye gahunda n'Imana ndayibwira rero niba ushaka ko ibintu rero bimeze gutya ko ndumvira amajwi ari ku ndembe niba wumva dupangane gutya byanjye biri nuko nyine twabipangaga birangira ariko nabyo ni ukuri ibyo byaba ari byiza kugira ngo ugende ukwame ukagera aho wenda ugenda burundu yibaza Imana mubaze kuko Imana ni umubyeyi Imana yacu irumva nta sengesho ry'umunyagara ribaho ni ukuvuga uko nguko wajyaga ubaza Imana ntabwo yaguhungaga ahubwo yarakwegeraga yari gukeneye cyane kuko yabonaga ikurekuye ushobora kugera ahantu kure rero yaragukunze kukubu sinzi wenda abantu twabanaga icyo gihe hari abantu twiganaga bashobora kuba bari bafite uko bambona wari umeze nk'umufilozofe nyine kuko urumva umuntu usoma cyane wenda bashobora kuba bafite uko bandebaga ntabwo nari gusoma by'ibitangaza ariko ndi umuntu uri interesse yo gushaka kumenya rero nabo bafite uko buriya bashobora kunjija ko twabanye ari bakuru bazabishyire muri commentaire bazabasha kureba iki kiganiro urumva rero ubuzima bwawe kuri university nyine nuko byageze ubundi wizehe wewe ngewe nize ahantu bitaga Imudende twahitiraga aho kaminuza yabaye kera itarazi Kigali rero ariko ubundi ni muri bahita muri auka ariko kera hari igihe twabivuga no mu gifaransa ngo ni yasi ariko ibyo nta bintu babizi cyane ngo ni abantu b'icyo gihe cyacu urumva rero wize hariya utarafata umurongo neza ntawo n'uwari uhari hanyuma umunsi umwe Imana irabikora turahura tuba turahuye tariki 3 z'ukwa gatatu 2008 ubu hashize imyaka ingahe igiye kuba 16 twafese tumaze gufeta 15 rero duhuye tariki 3 z'ukwa gatatu urabizi ubwo n'ubuhamya bundi tuzabaho impamvu twahuye n'ukuntu twahuye ntago twabwinjiramo turacyavuga urugendo rw'agakiza tuba turahuye guhera uwo munsi umunsi wa mbere twaragendanye kandi ibintu hari situation yari duhuje umunsi wa mbere ndibuka ko twahuye uwo munsi twaririrwanye tusangira ranche turanatahana kuva uwo munsi kugera uyu munsi wa none turacyari kumwe abantu tuziranye kuri uwo munsi turabashuhuje rwose abantu rwose ubwo buhamya turabubabukiye abakunzi bacu ariko hari abantu batuzi neza aho uwo munsi twahuye barabizi
ubwo rero icyo gihe jyewe icyo nakoraga urabizi ya mahame ya GBI nari nkiyafite kugenda umuntu turi kumwe wese mubwiriza ubutumwa bwiza nakugezeho ndakubwira kuko nasanze uribuka ko nasanze usoma no ku gacupa nagezeho ndakanywa. Abakunzi ba Blessed Family uyu mugabo yasomye ku gacupa rwose anywa gakeya ariko vraiment buriya hari ntabwo nari umuntu w'umusinzi. Buriya rega na Bibiliya ikondana abasinzi cyane. Buriya ntabwo nari umuntu w'umusinzi umwe uvuga ngo inzoga iramutesha, ni just ni bya bindi by'uko nyine umuntu wagiye na bya principe yanjye ya itorero nari ndimo urumva ndayata n'ibya Bibiliya mera nk'umuntu ugendera, ariko mu by'ukuri hari n'abasore twabanaga bazumva iki kiganiro, twari abantu basoma ku icupa rimwe gakeya utakare. Urumva impamvu mvuze yuko nasanze asoma ku gacupa nuko yari yampaye ku buhamyaho ambwira ko ari umu-ADPR, ariko nkibaza umu-ADPR umeze gutyo usomaho gake, uretse ko muri iyi minsi birashoboka yuko hari n'abandi bagasoma bakagahisha munsi y'igitanda cyangwa ubwo niyo mpamvu yatumye nkamubaza. Rero icyo gihe nashizemo imbaraga zo kujya mwigisha, nta n'indi gahunda mukurikiyeho ibyo kuvuga ngo urumva tugihura hari iminsi mike cyane, nta na gahunda yo kuvuga ngo tuzabana ari nahari, ariko ngewe niyo gahunda nagendanaga igihe cyose yo kubwiriza kuzana abantu kugageza. Nawe waranyumvishe n'ukuri ntiwagoye, warakoze cyane. Ni imigambi y'Imana. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga imigambi y'Imana ni myiza, kuko Imana irakurema ikaba ifite inzira izagucishamo, ishobora kunyerera, ishobora kubirimo amabuye menshi, ishobora kubirimo amahwa, ariko imigambi y'Imana ni myiza kuri twebwe. Ushobora kunyura aho hantu hose, hari ahantu ugomba kuzanyura, muzahura uwo muntu muzahura azakugira umumaro. Ushobora kubanza guhura n'inshuti mbi, ugahura n'izimbi kurushaho, n'abagutesha umwanya n'abakuvuruga, ariko bene data imigambi y'Imana ni myiza kuri twe. Imana rero ifite imigambi ibiraduhuje dufata umugambi rero wo kubana ariko niyo mpamvu nakubwiraga ngo nibyo bindi by'inzoga nta nicyo byarivuze, ko uzi ko twemerana ati tugiye muri iyi gahunda, ntarakubwiye ntigewe nzaza muri restoration nta kibazo mfite ko niho wasengeraga ko wari utangiye kujya untumira nkajyayo, navuga ni by'inzoga rwose from now nta nicyo kandi kuva icyo gihe kugeza n'ubu nyine kuva icyo gihe mbivuze byararangira. Ariko kubera ko wibuke ko byari mu mugambi na ya masengesho yo kwivovota, mbona ariko ko Imana hari ibintu iri gukora kandi koko bihamanya n'ibyo twavuga. Hari n'ikintu wigeze umbwira uti mama wawe wageza ubwira Imana ati niba atari amasengesho yanjye ati amasengesho ya mama yagusenze. Ni ibindi niyo hari igihe najyaga nyine byo nakubwiye najyaga ngira nk'igihe ngera muri situation wenda abadukurikiye buriya nimugira n'abana mujye mugira umwanya munabasengere, mu basengere babone ko hari ahantu muri kubashyira. Hari igihe nageraga rero nk'ikibazo numva nasenga cyangwa nivuvutse nk'uko bose nkavuga nti Imana niba aya masengesho rero yanjye tutari kuyumva ukaba utayitayeho, noneho rero wite ku yayandi ya mama, kuko mama nyine yari yarapfuye urumva nayo yasize nkiri muto, wite ku masengesho yasengeraga. Noneho iryo rero nta muntu ngo wasengaga akajya abwira Imana ati rebe kuri ya sengesho nanditse. Rero navuga ni Imana wumvira isengesho rya mama, amasengesho yagiye asengera wenda bari ukoreraho, wenda ibyanjye ndabishobora kuba bitari Imana yarabyumvishe n'ukuri. Imana ikumva ibintu byanjye ikamvogera ahantu imvana ikagera nabigeze, nkava mu masituwasiyo mabi ikagenda inzamura, nkabona ndi kugenda ndushaho gutera imbere.
urumva rero twahise duhura uremera rwose urongera urahinduka ugarukira Imana tujya muri restoration tujya muri serire ukorera Imana none utikoresheje vraiment wakuye amaboko mu mufuka urakorera Imana mu bayobozi b'akarere kuri yego bashyingiriwe muri restoration Kimisagara hariya rero mpakora nza kugera mu rwego rwo bita amazone ariko tuza noneho kwimuka tujya ku Ruyenzi yego tujya gutura ku Ruyenzi ku Ruyenzi habaye hari hasi hazi umva abantu bari kuhatura vuba na restoration station branche ariko branche tuyibamwe igihe gitoya tuza kugirira rero irindi yerekwa byo kujya umuhamagaro wo gukora umurimo wagutse muri ADPR ibyo nabyo ni indi nkuru ya ADPR nta rindi gushaka muri cya gihe cya kera nyisubiramo ariko ibyo byose byari imigambi y'Imana biturutse ariko kumenya imigambi y'Imana dusengana n'abantu bo ku Gisenyi abantu bo muri harya muri Carmel abantu bo muri Carmel turabashuhuje yego hari uburyo tuziranye hari inshuti zacu nyinshi muri Carmel Imana ibaho umugisha niba muri Carmel uzaze utwibuka ushireho ka comment aho ngaho bayobowe na mama Manzi couple ya Eustache na mama Manzi nibo babayoboye bakaba duconnecta nukuri turabashimiye kuko nukuri twabagiriyeho umugisha kandi Imana yo mu ijuru ikibibuka tujya muri ADPR rero twihuta tugiye muri ADPR muri ADPR ku Ruyenzi abantu badukurikiye banyaruyenzi turabasuhuje turabakunda abantu babukimba harya hejuru Gihara aho hose na hantu twajyaga kuvuga ubutumwa nukuri twarabanye neza na n'uyu munsi turabakunda turabazirikana Imana yo mu ijuru baumugisha yego dutangira rero hazamo na gahunda yo kuririmba dutangiye kuririmba wa mugabo we nagusanganye igitabo cy'indirimbo namusanganye igitabo cy'indirimbo cyuzuye indirimbo yarahimbaga uko yasomaga ni nako yandikaga yari umuhimbyi akandika ariko atazi kuririmba ahura rero n'umuririmbyi nawe utarabigize umwuga tutangira kubivuga ko dushobora twabihereye mu rugo gutya tumera nk'abikinira tuvuga atari ko ibintu umuntu yabikora tubijyane muri studio bya registra tutangira kuririmba gutyo tugenda tuvuga ubutumwa tunaririmba abantu batwishimiye cyane dukunda gukora mu bintu dukunda no kugira umuhamagaro wo gukora n'amakouple vraiment abantu benshi baradutumiye abantu turabaganiriza ibiterane by'imiryango ibiterane bya guhugura abamama guhugura abapapa twazengurutse igihugu cyinshi murabizi abantu twabanye twajyaga gukora ibiganiro kuri Radio Rwanda twarahageze inkoramutima twahoraga inshuro nyinshi twadufite abantu b'inshuti zacu aho hantu bagahora badutumira rero nukuri twakoreraga Imana muri ubwo buryo rero ntimubone uyu munsi duhagurutse kandi nuko twarayihaye agakonje gake tuza no kugira abantu batujoyininga baza guhura natwe iryo zina rya Blessed Family ryavuye ko niko twitaga iyo groupe yanjye nawe tuza kugira abantu Imana tuzanira umuryango wundi gusa kubera twari dutuye ahantu hatandukanye gukorekita ibikorwa kugira ngo duhuze ibikorwa bikagorana ariko twabashe nko kujya dukorera umurimo w'Imana hari nkaho twagiye za Ngororero abantu ba Ngororero baratwibuka tujyana nka timu nini rwose umuntu agize amahirwe rero tukongera Blessed Family kongera ikabyuka bene data muze kongere dukore itimu nini ikorera Imana nukuri Imana nizo Yesu Kristo ajya kujya mu ijuru nizo nshingano yadusigiye tugende tubwirize hirya no hino ahantu hose tukahagera ubu uyu munsi turi ibikorwa byiza by'urukundo n'ibikorwa by'urukundo rwose nukuri Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umuhate wo kugira ngo mwongere mugaruke twongere tubane Miss Rose tubonye gahunda yuko tugomba kwa upgradinga amashuri yacu turahagurutse tugiye muri Philippines turagenda
turagenda twavuye mu Rwanda mu 2017 aho ngaho tugenda mu gihugu cya Philippines hanyuma byagenze bite tujya muri Université y'Abadventiste abantu bari muri systeme ya Adventiste barayizi ayasi duhurayo n'abandi banyarwanda nabo dushaka kubaza kuzabona iki kiganiro turabashuje diaspora twabagamo muri Philippines turabasuhuje hariya ariko mu buryo bw'umwuka hari igihe twateraniraga muri eglise ya Adventiste ko abanyeshuri bagiraga mu kigo harimo n'urusengero hakaba ubwo tujya gutangira isabato ku wa gatanu kabasi ubwo tujyayo ku isabato tutaba twagiye ku isabato ariko umuntu akaba ariko ngiye burya nakurushaga kujyayo kenshi we wajyaga inshuro nyinshi ngewe kubera ko wowe wize mu badive iby'abadive wari ubizi ngewe ntago nari mbimenyereye ariko kubera yuko nyine hariya mu kigo hariya twahuriragamo turi abantu benshi wabonaga yuko nanjye participa bakanshira mu bikorwa ni wanyura bizi ko muri abadive kwa sogokuru wawe barabadive urumva rero wowe wari ubizi cyane rero byarageraga ku cyumweru nabwo tugasohoka ikigo tukajya mu guterana n'Abafilipino mu itorero ryitwa All Nations tukahateranira abantu batandukanye urumva rero tuza kwinjira no muri Bible study bakora za groupe de prière bagira diskita Bibiliya rero ikintu cyadushotse tugeze muri Philippines n'ukuntu twagezeyo dusanga kubera imiterere y'igihugu cya Philippines abantu bambara utuntu duciye udubucikopa za DP urumva nyine turi kuvuga challenges twahuye nazo nuko twahuye n'abantu biyambarira umukecuru umwana uki yiyambariraga kabutura kageza aha ngaha gaciriye aha nukuvuga ngo tukabyibazaho bikaducanga even nabo twabanaga aho ngaho mu badive akaba ariko baba bimereye Abafilipina aho ngaho aho muri icyo kigo twabagamo habagamo abantu baturuka mu bihugu birenze 80 biriya bitwagura mu kumenya uburyo ubukristo na discipline n'uburyo abantu babayeho bitandukanye kandi ukaba aho ugeze hose ushobora kuhaba kandi ukahaba ntabwo wambwira ubu umuntu ari ku bushyuhe bwa 40 ngujya kumwambika ibintu bigeririya no mu miyaga iri kuzamura urumva ngewe nyine nambaraga amajipo umunsi wa mbere baranseka kandi umudivantiste mwene wacu niwe wansetse wari uturutse mu Rwanda niwe wansetse ati ayo majipo ati nanjye naje ari uko nteye ati nkambara amajipo umunsi umwe nambara ijipo ngenda umuyaga habaga umuyaga iyo tawifuni yajyaga kuza umuyaga ukaza ugahuha ijipo kisanga yageze hano mu mutwe ugatangira kwibaza ko bya bintu bikomeye urumva rero tugira izo challenges mu gihe abandi turi kuza muri Bibiliya turi kudiscussinga kuri Bibiliya turi kwiga Bible study wowe uri kureba ukuntu umuntu yambaye aho kugira ngo wiga abandi bashishikaye biga ariko wowe uri kureba agakabutura ukumva utari gufasha urumva ibyo bintu ni ibintu bitwabayemo ariko tugeze aho turabimenyera tubona ba bantu ntabwo bishushanya vraiment bari gukorera Imana mu buryo n'imbaraga zabo zose bafite urukundo bafite iki ugasanga bya bintu twibwira vraiment nta hantu bihuriye ubwo rero izo ni challenge twanyuzemo challenge bitewe nina nuko umaze n'ibintu wamenyereye n'ahantu wabaye wagera ahandi rero ukabona siko ushaka nta nuko kandi wanabishyiraho ngo bikunde rero urumva ko ariko birakwagura byagura mu mitekerereze no mu buryo bw'imisengere yawe rero igihe turize amashuri yacu turayarangije tuzana muri Kenya ubu turi muri Kenya turi gukorera muri Kenya ubu rero niho turi naho rero twarahageze aho twabaga muri ADPR nta ADPR urumva ADPR niyo mu Rwanda nta ADPR ba muri Kenya ubwo naho abantu twasengeye hambere witwa muri Sitamu abantu twabaga kugira bafite akadiscipline ariko nk'ahandi nawe nyine ugiye muri bya bindi byo gushaka ibisa n'ibyawe ntabwo ushobora kubibona cyangwa si byo wari umenyereye usanga bigiye ari ibintu bitandukanye ariko turashima Imana ko ubu duhagaze
kandi Imana ikaba ikidukomeje. Hari n'abantu twasenganye hano mu cyumba ahantu bita muri Great Wall naho twakoze cy'amasengesho turabasuhuje ahantu bari hose. Abantu barabizi ahantu turi hose twebwe twakunda icyumba cy'amasengesho ni wacu mu rugo abantu twabanye mu cyumba cy'amasengesho wacu mu rugo ku Ruyenzi. Vraiment nabo turabibuka turabazirikana. Twabanye igihe kinini aho muri hose namwe turabibuka turabazirikana. Turangiranya n'abaruko tugiye duhagurutse rwose ni ukuri turacyari muri ka gakiza mutuzimo ntabwo twigeze tugwa ntabwo twatentebutse turacyari kumwe bene data turabakunda rero naha turacyakorera Imana turacyari mu murongo n'urwo rugendo rwacu muri make n'urwo hari ibindi wenda dushobora kujya tuvuga gake gake mu bindi biganiro bitewe n'uko ibiganiro bimeze rero hari ikindi kintu twashaka kubwira abakunzi. Yego. Twababwiye yuko urubuga ari urwabo ariko twashatse kuruha umurongo w'ibiganiro. Tuzatangirana n'ibiganiro 3. Hari ikiganiro cya kubera iki aho umuntu bya bibazo bitandukanye aho ibintu tudahuriza mu kwemera tugerageze gukora ubushakashatsi ubucukumbuzi mwijambo tubimenye tubihuguraneho uko tubihuguraneho none ujye ureba nawe uhagaze nawe ufata umwanzuro wawe tabaye rukurikiriza nibwo nabivuze. Ikiganiro cya 2 tuzagira ikiganiro cy'umuryango kubera ko mu by'ukuri niyo mpano nayo twari tuyifite yo kuremesha imiryango ndetse wenda hari n'imiryango ishobora kubibizi twagiye tubana kandi tukabana neza. Rero no mu kwitorero hari igihe twagiraga uburyo bwo gukorana n'imiryango. Hari abantu bamwe twagiye tugenda kuvuga ubutumwa buri muri ubwo rwego. Rero ni ikintu nacyo tutareka kuko iki gihe turashaka kwerekana ko n'umuryango atari kuza kuvuga gusa ibintu mbese tuzabikomoza aho twabitangiye reka tubyihorere bahishira abakunzi bacu. Ikiganiro cya 3 kizaba ikiganiro cy'umutumirwa. Wowe rero dukurikiye ushobora kuzaba umwe mu batumirwa. Umutumirwa tuzatuganira. Hari email turi gushyira hariya mwayikoresha wenda tuzagenda twungura uburyo bwo gukora communication. Abazi bishobora kuba bafite amanimero yacu nabo bashobora kubikoresha bakatubwira tuzaduha umuntu aze tuganire duhugurane afite topic tubanze tuganire umve izifasha abantu bari muri family yacu Blessed Family ubundi tuganire. Karibu rero mukore subscribe tugira umuryango munini twifuza kubana n'umuryango munini wagutse. Turabizi ko dufite abakunzi benshi mu bihe musangiza abantu ibiganiro tugira abakunzi benshi dukora umurimo w'Imana. Nukuri kandi Imana yo mu ijuru izadushoboza nkuko ijambo ribivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Imana yacu bagirire neza. Imana ibaha umugisha turabakunda nukuri tuzasubira naho butaha.